uyu nguyu yitwa Anastase yagize ati mwiriwe neza ndi Anastase ndi umukunzi wanyu cyane ndi Nyamagabe muri centre mu Cyanika muri centre ya Gikomero ati turabakurikiye cyane. Undi yitwa Bosco niyo ngabo yagize ati ndi Ngozi mu Burundi ati mumbwire ibijyanye no kujya gutura kuri Marisi bigeze. Shaka kujya kuri Marisi? Urashaka kujya kuri Marisi? Bijyanye no kujya kuri Marisi hari gutegurwa market azajya afasha cyane abanyamafaranga barimo Elon Musk bafite umushinga wo gukoresha kubanza gukoresha icyo nakwita ubukerarugendo kujya gusura kujya kuguruka mu kirere. Rero ama rockets ni wabyita byuma bibasha kugurukana abantu ariko bifite imbaraga bikaba byabajyana mu kirere cyakure bikanabasha no kubagarura. Aha rero baracyari mu gutunganya no gukora amagerageza y'izi mashini zizajya zifasha abantu gukora yo ingendo. Gusa ikijyanye no kubaka inyubako biracyagoye kuko bamaze gusanga ari igice kirimo kikibarizwamo ibirunga kandi kikabamo n'umwuka wanduye, oxygene ni nke cyane. Bivuze ngo birasaba kujyana ari ababo bakoze gucukumbura basanga kujya kubakira inzu biragoye, ahubwo birasaba kuva hano ku isi bitwaje inzu abajeyo babamo. Bivuze ngo zaba ari inzu zibasha kuzingwa zibasha no gupakirwa kugira ngo ubwo buryo bukoreke. Ni nayo mpamvu ba Elon Musk bashyize imbere cyane ibijyanye no kubanza kujya gutembera gukoresha ingendo zo gutembera atari kujya kubayo, kuko uburyo bwo kubayo ni ibintu bigisaba ubushobozi, bisaba gushora amafaranga aremere, amafaranga menshi. Bisaba gushora amafaranga menshi kugira ngo ubwo buryo bwo gushyirayo inyubako zifite ibyangombwa birimo ibiribwa, uburyo bwo kugerageza guhingayo cyase kugerageza gucirirayo byo guhinga n'iki, nabyo ni ibintu bisaba amafaranga menshi kuri uriya mubumbe utukura. Gusa hariyo ibyogajuru birimo nka Curiosity rover byagiye gucukumbura kureba ubutaka bwaho, kureba ese harimo amabuye y'agaciro, kureba ese koko hariho ibindi biremwa bimwe twakunze kuvuga za ovini za aliens. Ariko ikijyanye n'ingendo haracyarimo gutegurwa izo ngendo zo gusura, zo kujya gusura zo kujya gusura no kuvuga ngo abantu ubwo bivuze ko bagenda bitwaje ibiribwa nka kumwe twumva bagiye muri ISS bajyana ibiribwa bizabatunga kuva bagenda kugeza igihe bazagarukira. Aha naho rero urumva ko uburyo bwa mbere buzifashisha kugenda ariko abantu bitwaje ibyo kurya kugira ngo bagende basure barebe bongere bagaruke ku buryo bwo kuhatura no kubaka inzu zijyanye na gahunda zaho zijyanye n'umwuka, ikirere cyaho, kuko ni ikirere kibasanzemo gaze ya umwuka wa oxygene muke cyane ku buryo umuntu wajya ari buhatinde bishobora kugorana. Ubwo rero dukomeze dutegereze. Mwibutsa yuko urugendo cyangwa se ikigendajuru cyabashije gukandagira kuri Mars bwa mbere ni ikigendajuru cyahageze cyo mu bwoko bwa Viking 1 hari mu kwa karindwi ku itariki 20 mu mwaka w'1976. Nabwo hari abanyamerika bari gusigana na leta zunze ubumwe z'abasoviete batanguranwa kujya kuvumbura ku kwezi, kujya kureba uko byifashe ku kwezi.
aha reka turebe umuntu kuri telefone. Halo. Nyire neza. Uri Kirehe? Kirabakurikiye ntari. Kirehe ni muhe murenge? Umurenge wa Kigina mu kagari ka Rugarama. Igidino wa Kabuga. Udusuriza abantu baho Kigina. Nagize ikibazo rero kwizi ntambara ziri kuba. Yego. Iyo baziguse. Nta kuntu abanyafurika natwe twabirenganiramo Korea ya ruguru yamutugiyemo ko barebaga bagakina. Gatera ibyo bitwaro bya Kirimbuzi. Ese icyo bitwaro cyarimbura igihugu cyangwa cyarimbura n'inzu? Okay, ndaje ngira icyo nkubwiraho kuri ibyo bintu. Ati igihe nka Korea ya ruguru yakwinjira muri ibyo bintu. Ati abanyafurika ntitwabirenganiramo. Ariko icyo nakubwira, ibihugu nubwo bifite ziriya ntwaro twita iza kirimbuzi, hari amasezerano byagiranye yo kudakoresha kubera ko intwaro za kirimbuzi ngira ngo hari ibitwaro leta zunze ubumwe za Amerika zasutse Nagasaki na Hiroshima muri 1945. Za bomba atomike zakoze ibara ku buryo zisha abantu benshi, bizirangije zinatera ingaruka zikomeye cyane ku buryo n'uyu munsi abakomoka ku bantu bagize iryo hungabana icyo gihe n'uyu munsi baracyahura n'ingaruka. Ugasanga umuntu abyaye umwana udafite urugingo runaka, ku buryo n'ubu ngubu hari ikiguzi leta zunze ubumwe za Amerika zaciwe kugira ngo bakomeze guhangana n'ingaruka ibyo bitwaro byagize ku bari batuye Nagasaki na Hiroshima. Uyu munsi rero mu by'ukuri hari ibihugu by'ibihangangeri nabyo bitunze izo ntwaro za kirimbuzi. Hari ibihugu bifite ijambo rikomeye, ibihugu ntavugirwamo biri mu muryango w'abibumbye, ariko ugasanga ni nabyo bifite za ntwaro za kirimbuzi. Urebye usanga ibi bihugu ari byo byabashije gukora izo ntwaro ndetse bibifite ububiko bwazo. Ubwo ndavuga twafatira nko muri Amerika, twafatira ku Burusiya, ariko nta masezerano ahamye abuza kuba umuntu yakoresha cyangwa se yasuzuma cyangwa yakora izi ntwaro. Gusa usanga ibihugu bigerageje kwigaragaza ko byinjiye mu muryango w'abagomba gutunga izi ntwaro, usanga bibuzwa. Gusa hari amasezerano yigeze gukorwa, amasezerano yaragamije kuburizamo cyangwa se kubuza gukora izi intwaro za kirimbuzi. Ariko ayo masezerano mu by'ukuri usanga hatarimo ingingo zibuza igihugu kugerageza cyangwa gukoresha intwaro za kirimbuzi. Usanga mu by'ukuri hakirimo icyuho, gusa kubera dega bomba atomike zateje mu Buyapani muri 1945, ibihugu bifite izi ntwaro bizifata nk'amahitamo yanyuma igihe ibintu byaba byanze, igihe igihugu kiri mu ntambara. Ari nayo mpamvu uyu munsi Ukraine n'Uburusiya bimaze igihe kinini mu ntambara. Abantu benshi bagiye bogagiza bavuga batase Abarusiya ko badakoresha za ntwaro ngo bafate ko Ukraine birangire, ariko kubera kwa gutinya ibihano bikomeye byo gukoresha intwaro za kirimbuzi, nubwo nta tegeko, hari n'itegeko ryigeze gushyirwaho rigenga imikoreshereze y'intwaro za kirimbuzi, ariko ibihugu bimwe bisa nkaho bishatse ko ritera umugongo. Gusa ibyinshi bibirenganira musanga ari bya bihugu biri kuzamuka mu bijyanye n'imbaraga za gisirikare,
aho uzasanga nka Iran bavumbura yuko yatangiye kugira site ikora intwaro za kirimbuzi, bakavuga bati wowe turaguhagaritse, turanagufatira ibihano. Ariko ugasanga ibihugu bifasha ibyo bihano ni bya bihugu byo byamaze kwibika izo ntwaro, ariko ugasanga ibyo byose babikora mu rwego rwo kwirinda ko haba bagwiza cyago, habaho ibihugu byinshi byigwiza iki cyago gishobora kuba cyatumburuka kigakora ibara igihe cyo cyose habaye intambara ikomeye. Hari nk'itegeko ryigeze gutangwaho ibitekerezo mpuzamahanga muri za 1996, ariko usanga ibihugu bikomeye byarabaye nkaho bitabyinjiramo cyane. Gusa mu mabwiriza yo gukoresha intwaro by'umwihariko zikomeye usanga harimo icyo kintu cy'amabwiriza ndetse n'igitutu cy'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ibinyabuzima muri rusange, ibuza igahora nanone ikiri igitutu ku bihugu cyane biriya bihugu bikomeye igihe biri mu ntambara kwirinda gukoresha izi ntwaro z'ubumara zishobora kwangiza byinshi. Muribuka uko hari n'igihe hagati yo gushyamirana hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahejo ujya kumva ngo noneho Uburusiya bwavuze ko bushobora kwifashisha intwaro za kirimbuzi igihe bibaye ngombwa, ariko muri rwa rwego rwo kwirinda gufatirwa ibihano, kuko izi ntwaro iyo izi misile iyo zirekuriwe ahantu runaka zangiza byinshi kandi zikanatera umwuka uhumanye uteza ibibazo mu gihe kirekire muri bya bice zatewemo, ku buryo abantu bashobora gukomeza gupfa urusorongo bitewe n'amagazi yangiza yasigaye aho hantu. Ari nayo mpamvu usanga babyibitseho mu buryo bwo kugira igitinyiro, ariko bakaba bazi yuko kubikoresha nabo ubwabo cyase kubikoresha mu buryo bufatika nabo ubwabo byabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu butumwa bundi ndabona witwa Bienvenue ati ndikirinda Karongi, ndabakurikiye cyane, turi kumwe muri Salo Squeeze turahura ubumenyi butandukanye. Allo? Yego. Neza Christophe. Muraho neza. Itafiye hano Ngororero Gatumba. Ingororero? Salo Squeeze turayikunda cyane. Nawe urayikurikiye? Murangikurikira mu gihe kirekire nyikurikira. Ndagira ngo wazi ikibazo. Yego. Ni umuntu wenda abafite amaraso angana iki, wenda nk'umuntu tuvuge umuntu ufite imyaka wenda 25 wenda afite nk'ibiro wenda nka 50. Abafite nk'amaraso angana iki wenda ku buryo atarenga ku abafite nka litiro zingahe. Ikindi kibazo. Yego. Ni nk'inyoni ifite umuvuduko kurenza izindi nyoni nizo. Ni Autriche. Autriche. Hanyuma rero ikijyanye n'ingano y'amaraso habamo biterwa nyine n'imiterere y'umuntu, kugira ngo uvuge ngo uri mu kigero cy'ibiro runaka yaba afite amaraso angana gutya, byaterwa n'imiterere y'umubiri we nuko umubiri we uhagaze. Ariko usanga nk'icyo kigero warumbwiye ushobora gusanga uwo muntu ari hagati ya litiro 4 n'igice 5 n'ibice nka 7-8 gutyo. Ariko ibyo byose birahindagurika bitewe n'umubiri w'umuntu, ingano, igipimo cy'amaraso ye, igipimo cy'amaraso ari mu mubiri. Ibyo byose ni hari impamvu nyinshi zatuma abantu nubwo babanganya ibiro banangana ariko batashobora kunganya ingano y'amaraso bitewe n'uburyo bw'imirire, umubiri n'ibindi. Ikindi kibazo cya nyuma. Yego. Ni buriya nk'inyenyeri ibifite ubuso bungana iki, inyenyeri uko ingana. Ibifite nk'ubuso bungana. Inyenyeri rero buriya ziratangaje. Inyenyeri buriya ziba zifite ingano ku buryo ziba zinaruta iyi mibumbe. Inyenyeri nyinshi usanga ziruta isi, nta hantu bihuriye rwose. Kugira ngo wumve uburyo inyenyeri ari nini, hari inyenyeri usanga zifite
zifite nk'umurambararo wa kilometero nk'igihumbi. Hari inyenyeri usanga zikubye inshuro nk'icumi icyo twita izuba. Hari inyenyeri nyinshi kubera ko tuzibona ziri kure, inshuro nyinshi usanga ari inyenyeri nini cyane ku buryo usanga zifite nk'umurambararo, ugasanga nk'umurambararo ushobora gufata ibirometero miliyoni cyangwa ibirometero bishobora kugera ku gihumbi. Gusa inyinshi ziruta umubumbe w'isi, ndetse inyinshi zikarutira izuba tubona naryo buriya n'inyenyeri ariko yacu nto yitwegereye. Ndabona iminota yagiye rero, umugoroba mwiza. urakoze cyane, dukunda ikiganiro kandi twize turabakurikira cyane hano ngororo gatumva turabakunda. Sawa sawa. Narindi no kuri Facebook ari umuvandimwe Bienvenue yaravuze ati ese umukorombya wabugira amabara ngahe? Ariko icyo nakubwira nuko kubera amaso yacu turebesha biragoye guhita uyabarisha ijisho, ariko amabara y'ingenzi abasha kubonekamo ni amabara 7, harimo umutuku, harimo za orange, harimo bururu, ayo twita indigo, za violet n'ayandi. Ndabona iminota igiye, abari bafite ibindi bibazo twari kugarukaho munyemerere duhinira aha, ubutaha tuzakomeza tubiganiraho. Mwakoze cyane, nari Christophe Wizeye, Salus Kwize, ibari akagaruka.